muryango, Imana iguha umugisha mu muryango, Imana ivuganye nawe mu muryango, Imana ikugize udasanzwe mu muryango. Ishari keri masomo dara the professor beteri ese ndani mapaya somo ndani wale somo natamufu somele kende God orekusima Allah sefabia kwa Allah esamba hitakia Allah samba hitakia Allah mtusaidia kutukuza baba ndio msiji kwa Allah sawa kile kwa Allah. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Nitwa Ingabire Christine, ndi umuganga. Mfite umugabo n'abana 4. Abantu barwara amenyo cyane ushobora kuzambona, mbahaye ikaze nanjye, ni karibu. Yego, ibindi Imana iduhana umugisha. Numvise bavuze ubuhanuzi bwinshi, bavuze ibintu byinshi, ubuhanuzi bwabaye bwinshi cyane, kubera ko igihe kiri kugenda kiducika. Njye abazashaka bazagaruka kwa kane, ariko ntabwo ndora kubabwira ijambo. Ni ukuvuga ngo hajemo n'ubuhanuzi, njye nyine nageza nimugoroba nta wundi muntu uvuze, kuko Imana ivuze uravuga. Haleluya. Kandi abantu bose bakeneye ineza y'Imana, sibyo se? Ariko Imana iradukunda. Hano hari ijambo rivuga ngo umuhamagaro mu muryango. Haleluya. Haleluya. Pasika nziza. Muzi ko ku cyumweru habaye pasika nziza, umwana w'intama abamumize, yes, abamubonye bakamumira niba yazukiye kuri pasika. Haleluya. Uwumva yumva ko Yesu Kristo yabaye muri we. Hari abantu benshi bagiye bavuga ibintu Imana yabakoreye. Umuntu wese agiye avuga icyo Imana yamukoreye cyaba kirekire, igihe cyaba kirekire. Haleluya. Dufite Imana, dufite Imana, dufite Imana itabeshya, dufite Imana itari bayani, dufite Imana itari dagoni, dufite Imana nyema. Haleluya. Abagabo bafite Imana, abagore bafite Imana. Ndagira ngo mubanze mumbwire ngo ariko njye ndaburwa n'umwuka, ibyo mbwira nibyo ndavuga. Haleluya. Muri beza disi, murasa n'Imana. Haleluya. Murasa n'Imana n'ukuri. Nuko mwebwe mukire ubwiza bw'Imana bwarangije kubasesekaraho. Ikibanza cyo nta muntu uri butaha atari uyu munsi. Niyo utabye none wagera mu rugo usanga byateguwe. Haleluya. Ubu twaje guhinga, twaje ku kazi, nta muntu n'umwe utaje ku kazi. Ninde muntu muri mwe, ndabaza abagabo bashyira amaboko hejuru, ninde ugira akazi? Ni bande bagira akazi? Bagira gutya gusa abagira akazi? Mumanure abadamu bagira akazi, abatagira akazi. Mwese mufite akazi. Haleluya. Imbere y'Imana mwese mufite akazi. Buri muntu wese turagaruka kuri rya jambo rivuga ngo umuhamagaro mu muryango. Umuhamagaro mu muryango uri uri umukuru w'umuryango mu rugo. None se ni umuyobozi aho utayobora ni erega Kristo afite ukuntu abicisha. Haleluya. Haleluya. Hari ukuntu Kristo abicisha wakavuga ngo ejo bizagenda bite, ariko iba yarangije gutegura inzira uzacamo igaharura disi we.
haleluya. Hari abantu bihebye ngo kuzajyana abana ku ishuri ni ikibazo gikomeye, ariko uwamuguhaye azi n'impamvu, azi n'ikizamujyanayo. haleluya. Twizere mu mitima yacu, tugire kwizera mu mitima yacu. Ikintu kitwisha ni ukutizera. haleluya. Twizere Imana, Uwiteka Imana azi uko uzabaho, niyo byagenda bite, niyo haba iki, niyo haza umuntu umeze gute, uzaba, kubera ko Kristo ari kumwe nawe, kubera ko Kristo ari kumwe nawe, kubera ko Kristo ari muri wowe. haleluya. Mugire kwizera, twizere, twizere. Two kuvuga ngo biraducikanye, hoya ntaho bijya, ibiza bizajyanwa n'ibyabyo. haleluya. ngo ubukene buratwishe, ndabona n'abavuga ngo ubukene buranyishe, ngo nta kintu ni. Uwagushyize hano ku isi, igishoro cya mbere ni ukuramuka. Iyo byutse bireme, atanambwa bikeme, ugomba gushima Imana. Uko byagenda kose, wabyanga, wabyemera, wayivuga nabi, wayivuga neza, izakomeza Imana. haleluya. Izakomeza Imana. Hari ibintu tubona tudashyikira, ariko Imana yibarangije kubona ndetse. haleluya. Hereka nimurebe ngo ndababwiye ngo gusenga ni imibereho, gusenga ni imibereho. Erega n'umuntu ushobora kubyibuha utariye. haleluya. sibyo mama? Ushobora kubyibuha utariye, ushobora kwiriza amasengesho y'iminsi 10 cyangwa 20 cyangwa 5, kandi nkakomeza nkangana ukungana. sibyo se? Hari icyo mba ndi gushaka, sibyo se? Hari ubutunzi bumwe mba ndi gushaka. haleluya. Niyo ibyago byaza igira icyo ikorosa, ikavuga ngo nibutse byabihe. haleluya. Nibutse byabihe. Erega nigeze mu bibazo urayigurite, wambabariye ukibuka nibura kuri wa musozi, ukangirira neza, ko ibibazo bimaze kungonga ari byinshi, ariko dufite Imana disiwe. Yongera Imana ngo wowe Mana we, ndagushaka muri jyewe. haleluya. Buryo wamaze kumira Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, byose biremera. haleluya. haleluya. byose biremera muri Yesu, byose biremera. haleluya. haleluya. Mubwire, nta kintu cyiza nko kuba mu Mana. Iyo wakorera amafaranga udafite umunezero, ntacyo yakumarira. Udafite Kristo, ntacyo urugo rwakumarira. Niyo wagira abana, ntacyo byakumarira. Ariko iyo ufite Kristo, byose birakunda, byose biremera. haleluya. byose biremera. Urambara ukaberwa, wajya mu bandi bakakubona. haleluya. kubera y'Imana ikurimo, sibyo? Ibyo rya jambo bahoze batubwira rivuga ngo umuhamagaro w'umuryango. Nugira umuhamagaro mu muryango, umwana wazagira umuhamagaro mwiza, umugabo azagira umuhamagaro mwiza, uzaba mu rugo rwiza, uzabaho neza, uzanezererwa mu butunzi urimo, ube buke bube bwinshi, ariko uzaba ufite umuhamagaro. haleluya. Tugire umuhamagaro w'ibihe bigiye kuzaza, kandi mugire ubwenge, musenge cyane, musenge cyane, mushyiremo imbaraga. Uwiteka Imana ntabwo azagupfusha ubusa. Kanyarutse gakeya, reka dusome umuhamagaro w'umuryango mu Itangiriro 28:16-17. haravuga ngo Yakobo arakanguka aravuga ati, ni ukuri Uwiteka araha hantu. muri wo muranya. haleluya. haleluya. haravuga ngo twagiye mu ijambo, haravuga ngo ni Itangiriro 28 umurongo wa 16 n'uwa 17 niwo turi busome. haravuga ngo Yakobo arakanga
haleluya. Uwiteka ari hano hantu, Uwiteka yaje kutugaburira, Uwiteka yaje kutwaza imitima, Uwiteka yaje kugenda mu ngo zacu, Uwiteka ari cyo yakoze cyose. Umuntu wese waje aha ngaha yaje gushaka Uwiteka, haleluya. Uwiteka ari aha hantu, Uwiteka wamusaba icyo ushaka hano hantu ukakiguha, kuko utagezeho umwana w'umuntu. Umwana w'umuntu yaguha rimwe ntiyaguha kabiri, yaguha rimwe akakuvuga, ariko Imana ntabwo igivuga, haleluya. Icyo gikorwa ntabwo ari nk'abantu babeshya, haleluya. Uwiteka Imana ari aha hantu, niba hari icyakuzanye usabe, kandi nzi ko turi bukire. Hari umuntu w'Imana ngo turarira ku maparato y'Imana, haleluya. Ayo mazi turarya disiwe n'uwasize atafite cyaba nacyo, haleluya. Hari umuntu uzi ngo yenda kubaha Uwiteka Imana yavuze ngo ndamutabaye, ndamutabaye, haleluya. Hano ijambo rivuga ngo Yakobo arakamuka disiwe. Iyo twasinze tuba dusinziriye, ntabwo tuba tuzi ko turi buki, ariko iyo uzindutse mu gitondo ugatera intambwe bikendera, ukongera ukagaruka bikendera, haleluya. Kuki tudashima? Kuki mudasenga? Kuki mudasenga bikwiriye? Musenge bikugira bihana, haleluya, 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 haleluya. Igira mu ijambo irakaze, umuntu akomeje yavuga byinshi, ariko ndahanurira mu ijambo ubu tuvugana, ubwo wumva yumve akomeze afate iki, kuko igihe kiri kuducikamo. Umurongo wa 17 uravuga ngo aratinya, muri kunkurikira, aratinya aravuga ati erega aha hantu hateye ubwoba, aha hantu nta kindi ni mu nzu y'Uwiteka, haleluya, haleluya. Aha hantu hateye ubwoba, mwisuzu buri muntu wese areba hicara, yumva niba akwiriye kuhicara, haleluya. Twisuzume mu mitima yacu, ni wowe nanjye, haleluya. Ntibibatere ubwoba, Imana nta kindi iba yaratubereyeho, ibijyanye kutwereka inzira iducitse, ariko wisuzume mu mutima wawe ukumva hari ikigucira urubanza, burya ntabwo uzigeze, kandi aravuga ngo nta munyabyaha ukikiriwe, haleluya. Nababwiye ngo murasa neza, hari Imana ikomeye. Ijambo riravuga ngo aratinya aravuga ati erega aha hantu hateye ubwoba, aha hantu nta kindi ni inzu y'Imana, aha hantu ni irembo ry'ijuru, haleluya. Ntabwo mwabonye se ko niyo umuntu yitabye Imana umuzana imbere y'Imana, sibyo? Aha hantu hateye ubwoba, umuntu wese yumva ko aha hantu hateye ubwoba, haleluya. Aha hantu hateye ubwoba niryo rembo ry'ijuru, haleluya. Ukore byiza, ukore bibi, ariko niryo rembo ry'ijuru, haleluya. Iyo turi imbere y'Imana rero tuyibwira byose, sibyo? Ntabwo ari Imana n'umuntu bizakuveho, kandi ibi si byo twibwira byose ku murongo, haleluya. Hari ibintu byinshi bikaze, hari ibintu byinshi bikaze, hari imbaraga z'Imana. Ahantu hagiye kumanukira imbaraga z'Imana zidasanzwe,
ahantu hateye ubwoba. Aha hantu hateye ubwoba. Ni inzu igana mu ijuru, ni inzu y'Imana. Agana gukinisha, sibyo se? Sibyo ra? Ubutaha nzi ko tubyumva. Abantu bashobora kuzaba bageze hagahinde babaye benshi bitewe n'uko ijambo riri aho ngaho ryo ryonyine rirahagije. Kwikururira umuntu akaza kwiyumvisha ryonyine birahagije. Dufite Imana, mugire kwizera mu mitima yanyu kandi mwumve ko Imana iri mu ruhande rwacu. Dufite Imana ariko gusa mwumve mu by'ukuri ni ukuri si umware w'Imana rero mureka mbabwire ryakuru n'inyuma ntabwo mwe muri kubyumva. Dufite Imana hari n'abifuza kwicara hano bakabona ariko dufite Imana ariko dufite Imana bisi we hano baravuga ngo aha hantu nta handi ni inzu y'Imana. Aha niho rembo ry'ijuru, ni irembo ry'ijuru, ni irembo ry'ijuru. Nukora neza uzarijyamo, uwabimitse mu mutima wawe uzakurato. Haleluya, haleluya. Iyi ni inzu y'Imana, ni ryo rembo ry'ijuru. Haleluya. Murimo murabyumva neza? Irembo ry'ijuru kuba mu giterane iki cyatera. Iyo ushatse uriha mbere y'uko uhagera urabanza ukiha ukabwira Imana ngo Mana niba ari ahantu nta kugendekeye neza ndi umwana wawe mbabarira unyeze uzumva njya mu nzu yawe numva umutima uhumuje. Haleluya. Umuntu witwa Christina namubonye kuri YouTube none namubonye n'amaso. Uzi ko Imana yakwemera igihe cyawe cyo kubaho. Dushime Imana, dushime Imana. Hari amasezerano Imana igenda ihabaho, hari amasezerano Imana igenda ihabaho. Reka mbabwire akantu kamwe. Kera ujya kwiga imodoka bwa mbere. Haleluya. Ujya kwiga imodoka bakakubwira ngo fungura, mufungure n'amafunguzo zayo nafunze. Ufata urufunguzo shyiramo kontaki, imodoka igira gute irara. Yego imodoka imaze kwaka shyiramo akariro. Haleluya. None ishyizemo akariro urasira. Haleluya. Imodoka urasira, imodoka ntigenda. Haleluya. Reka mbabwire nufata urufunguzo ugafungura uzana n'ibyo kwinjira mu cyumba urabanza ugafungura. Fungura rimwe rifungura akariro. Imodoka rero iyo umaze gushyiramo akariro urasira neza. Sibyo? Namwe rero niba mwarafunguye imodoka mushyiremo akariro. Haleluya. Mushyiremo akariro, mushyiremo akariro Imana irabona. Mushyiremo akariro ukene bukire. Mushyiremo akariro Imana ihindura amateka. Mushyiremo akariro ubuzima buhinduke. Haleluya. Sibyo se? Hari ikintu Imana idukundira natwe tukayikundira ngo niyo waba mu kigeragezo gikaze hari imbaraga z'Imana kandi ziturutse. Hari igihe nigeze gushaka amafaranga. Haleluya, haleluya. Mw'abakristo ngenda babwira ngo nzi Imana ko naremba ndavuga iyo nzi nabonye
ugafungu ugashyiramo urufungu ugashyiramo akariza. Haleluya. Umwana uza kujya kwiga hanze mu Bushinwa. Haleluya. Ndishyura amafaranga y'ishuri, nsigaza amafaranga y'ibiki noneho njya kwaka amafaranga muri banki. Haleluya. Ngiye kwaka amafaranga muri banki, n'umwe wakurikije nafite nimero, iyo konti nayo ikarisagamo amafaranga cyangwa ngenda nkayikuramo nta kredi ndakama. Ndabyibuka neza haciye ibyumweru bibiri, urumva ko nanjye nari mfite akabazo, sibyo? Nari mfite ikibazo, wishyuye ishuri enerivare unayishyuye ibintu byose urabyishyuye, ariko nanone ufite itike y'indege kandi umwana agomba kujya kwiga. Mu byumweru bibiri mbona birashize, ndabona ariko se mama kwari wowe wigera ukaba umuvandimwe wanjye, ukaba data, ukaba mama, ukaba umuvandimwe, ukaba inshuti, ubwirenge. Haleluya. Nanjye ndagukama, ndangije ndagenda gukama imbere y'igitanda. Haleluya. Haleluya. Ndisiga, maze kwisiga ntaranama gukama imbere y'igitanda, mbwira Imana ni wowe ushobora kumbwira buri kibazo. Haleluya. Ndapfukama nca bugufi kuko ntari gusoma umwana w'umuntu. Sibyo mbabwira ko Imana ari Imana. Ntabwo nahagurutse hahandi napfukaga, nagiye kubona mbona hahise hazaho umukozi wo kuri baba. Haleluya. Arangiza arambwira ndabwira umugabo aza gusinye ubona amafaranga. Haleluya. Yaburaga iminsi 3 wagende uvana abantu Imana nzira. Haleluya. Hari n'abandi rero igitekerezo neza, hari n'ibindi nzabibabwira niko kwa kane. Haleluya. Haleluya. Niho rya jambo rimo rigaruka rivuga ngo Yakobo arakanguka, nanjye narakangutse biterwa n'imanza. Amafaranga arasa kubona umwana ajya kwishuri. Haleluya. Ariko ntabwo. Haleluya. Mama wawe bagusaba amafaranga uzayabahe, niba bagusaba amafaranga uyafite uzayabahe. Haleluya. Haleluya. Katubabwire akandi kajambo kamwe taravuga ngo uri muri Yeremiya 17:7. Hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro. Amen. Hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro. Haleluya. Haleluya. Hano rero harimo abantu bagiye bakora, ariko mbaje biti, sibyo? Nawe imodoka yakubwira nta kibazo, yakubwira ukuri kandi ugashima Imana. Ndabona tuterera mu cyaro ngo ni ibintu birimo biraza neza, reka no kuvuga byinshi. Haleluya. 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 Intambara zari zivutse wowe mama uyibonye mbere, nawe numvise ko nibwira ngo nikubwire ngo intambara zari zivutse, Uwiteka Imana arambuye ikiganza. Mbonye hari ikintu rigiye kuzazira kandi kidafatika pe, bimeze nk'akagambane, ariko ijwi ry'Imana rirambuye ngo kubera ko uyu munsi ibikuyeho. Haleluya. Hari ibintu Imana ikora mukagira ngo ni umwana w'umuntu. Mureke mbabwire, mwumve ijambo urikarane neza, uryumve neza. Nawe ubwenge umuntu amaze kwatsa imodoka ashyiramo iki? Akariro. Iyo akariro kagiye imodoka igira ite? Iraka. Namwe mushyira muri Kristo iki? Imbaraga. Nimumwatsa zaka, nimumupfabwe
umugisha. Haleluya. Imbaraga z'Imana zibagereho, amavuta babeho, ineza yayo ibagereho. Mujye murya muhage. Haleluya. Byakaze. Hahirwa umuntu wizera Uwiteka. Uwiteka akamugarukira. Uwiteka akamugarukira. Iyo tugize ibibazo, haleluya, iyo tugize ibibazo, burya umugabo n'umugore we bapfuye, iyo umwe apfuye nta muntu ugufasha ku kibazo ufite. Ni nko gutaha umukwe. Iyo dutashe ubukwe dutaha umukwe turi benshi, haleluya, ariko burya ubukwe bw'abantu bangahe? Babiri. Yego yego, narambuye ndi kubabwira ngo iyo dutashye ubukwe dutaha ubukwe turi abantu benshi banarerekana, ariko burya ubukwe bw'abantu babiri ni ubwa Kristo na se. Yego, ni ubwa Kristo na se n'uwemeye kugira gute gusa nawe. Yego se, irembo ry'ijuru na aha hantu hari iki? Hari Imana. Yego yego, ariko Mana hano hari imbaraga we ziko zirimo zirambagisa ndimo n'ubu. Haleluya. Hehe, Mana Nyagasani, hari ijambo hano rivuga ngo musenge cyane, musenge cyane, musenge cyane. Riri kamababwije, riri muri Matayo 26:41. Haravuga ngo mube maso musenge mutajya mu moshya. Haleluya. Mube maso musenge mutajya mu moshya. Hano dufite inkumi z'abakobwa. Musenge mwo kubandikanya ibintu bibiri. Musenge muzabona abagabo beza. Musenge Imana izabafasha mwo kujya mu moshya. Hari ikindi n'umwuka numvise ijwi ry'Imana ryongora rirambaye namwe bagore ngo mube maso n'ingo zanyu. Haleluya. Mube maso n'ingo zanyu. Ingo zanyu zikeneye amahoro, ingo zanyu zikeneye umutuzo. Yemwe bagore mworohera abagabo niwo muryango. Yemwe bamama mwo kujya mutonganya abana cyane mu bice by'umutima. Ikimenyetso kizava kuri bo, sibyo se? Muri kumva bikarishye, biri kubabwira mube maso musenge. Isengesho riruhura umutima, isengesho rirangiza byose, isengesho ryamukumva nta n'umuntu wagukoraho, ariko udasenga birangira gutyo. Nababwira ngo umwana w'umuntu yaguhaye umwere yaguhaye. Haleluya. Haleluya. Numvise ko ribwira ngo ribabwire iki gihe cyo gutabarwa n'Imana. Iki gihe ni cyo gutabarwa n'Imana. Hari abantu bagiye gutabarwa n'Imana disiwe, kandi bazazaga ko hari abantu bazabarusha nawe ukuri. Hari abantu Imana ikora mu kode ariko kanigeze. Hari abantu natwe n'isa akawe ukuntu mbabibona rero menya ntashobora kubitera inama ngo bize neza, ariko dufite Imana. Dufite Imana. Mube maso musenge, mube maso musenge mutagwa mu moshya. Haleluya. Haleluya. Nuko bizanira byose saa cyenda negeze
saa cyenda ntabwo yageze. Aha, noneho ikintu gikurikiyeho rero ngende kubabwira musenge, muve mu buki, muve mu mabwire, mwumve iki ijambo ry'Imana ribabwira, musabe ko zara, mube maso. Kambabwira akandi kantu hanyuma dusenge. Imigani 28:1, umunyabyaha ahunga ntawumwirukana. Haleluya! Umunyabyaha ahunga ntawumwirukana. Sibyo? Umunyabyaha ntabwo ashobora kuza kuri uyu muryango. Yesu akuzengereza urusengero. Haleluya! Dufite umuhamagaro. Hano hari abagabo, hari abadamu, hari abakobwa beza. Dufite umuhamagaro. Yego, dufite umuhamagaro. Ariko n'umukobwa mujye mubakora. Ubwo rero uza ntubibaze, ntumbaze uko biri kose. Haleluya! Umunyabyaha ahunga ntawumwirukana, ariko umukiranutsi ashyira ubwoba bw'intare. Umukiranutsi ashyira ubwoba bw'intare. Intare yo mu muryango wa Yuda. Umukiranutsi ashyira ubwoba. Uzarebe iyo wasenze urimo neza, uragenda ukumva nta n'umuntu wagukora. Haleluya! Uzarebe iyo ibintu byabaye byiza mu rugo, abana bawe beza, umugabo akaba mwiza, ukaba umuryango mwiza, ntacyo mutageraho. Ariko iyo utangiye kuvuga ngo nari ngo waratinze wa mugabo we, ngo wari uri hehe, ngo reba amasaha, byose biragoye. Shima Imana ko atashye. Sibyo? Turi mu muhamagaro gutya. Mwabadamu mworohera abagabo babo. Biri kuza gutyo, munyihanganire gatoya, mworohere abagabo banyu kugira ngo mwubake iki? Mwubake ingo, mwubake imiryango yanyu. No kurera abantu benshi bafite ibibazo mu muryango. Ubu tuvugana. Ariko ndumva bimbwira ngo ugiye kugikira. Icyo kintu cy'abadamu bafite ibibazo mu muryango, Imana igiye kugikira. Izihesha icyubahiro. Haleluya! Muri aba bari aho ngaho rero, numvise ijwi rimbwira ngo nibabwire ngo gutabarwa kuri aha ngaha, ngo gutabarwa kuri hano, gutabarwa kuri hano mu nzu y'Imana. Umva Kristo we, umva kano kaje keza. Nanjye rero Imana iranezeza. Numvise ijwi ry'Imana rimbwira ngo mubeho. Numvise ijwi rije rihogera cyane rimbwira ngo nimbabwira ngo mubeho. Haleluya! Nagize aho dushima Imana gusenga. Akantu gatoya. Shima Imana mutima wanjye, shima we watubatuye, shima we udahemuka. Shima Imana mutima wanjye, shima we watubatuye, shima we udahemuka. Nari kure ntagira ntabwo by'amasezerano y'ibisaba. Nari kure